Imana iri muri yo. Maze Eliya akimara kuvuga atyo, maze ngo Imana yera imanura umuriro. Haleluya. Bose barumirwa, bose babona Imana ya Eliya. Eliya abona Imana twishimire. Twanezerewe cyane rero, Imana yabanye natwe. Haleluya. Twariye cyane uyu munsi, nubwo ari umunsi itoroshye, ariko Imana yatubaye hafi. Imana ihabwa icyubahiro. Turashimira abatugejeje ijambo ry'Imana, abaririmbyi, abantu bose mu mwanya barimo. Nanezerewe cyane kandi nafashijwe cyane. Imana itwishimire. Ndi umuhanzi rero, nkunda kuririmba, reka ndirimbe agace gato twinjire mu ijambo ry'Imana. Ariko haleluya, ndagira ngo umuntu wese aze hano hafi mu mutima. Haleluya, tube hamwe. Imana yampaye ijambo nabazaniye ryiza, kandi intego nazanye ni intego yo gusenga. Haleluya, intego ivuga gusenga. Gusenga ni iki? Wasenga ute? Wabigenza gute kugira ngo muri ibi bihe biba bitoroshye, muri iyi minsi turimo tuba muri iyi si, iyo wumvishe intego yo gusenga ukayigendamo neza, ibasha kugira ahantu ikuvana, ibasha kugira aho ikugeza. Imana twishimire. Yesu ntahinduka, uko yari niko ari, ubwo adahinduka nzamubaha iteka ryose. Yesu ntahinduka, uko yari niko ari, ubwo adahinduka nzamubaha iteka ryose. Amasezerano yose ntabwo azahinduka, umuntu ava mu masezerano kubwo gukiranirwa. Amasezerano yose ntabwo azahinduka, umuntu ava mu masezerano kubwo gukiranuka. Amasezerano yose ntabwo azahinduka, umuntu ava mu masezerano kubwo gukiranuka. Yesu ntahinduka, uko yari niko ari, ubwo adahinduka nzamubaha iteka ryose. Umuntu ava mu masezerano kuko yirengagije, umuntu yagumyemo neza abona ingororano. Yesu ntahinduka, uko yari niko ari, ubwo adahinduka nzamubaha iteka ryose. Ubwo adahinduka nzamubaha iteka ryose. Kuko adahinduka nzamubaha iteka ryose. Ubwo adahinduka nzamubaha iteka ryose. Amen. Imana ishimwe. Yesu ntagahinduka. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Danieli ibice 10. Turava ku murongo wa 2 tugere ku murongo wa 10. Danieli ibice 10 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 10. Ndashaka gusoma amagambo maremare kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza icyo Imana yadutumyeho. Turasoma mu izina rya Yesu. Muri iyo minsi njyewe Danieli namaze ibyumweru 3 ndira, nta mutsima naryaga nubwo ari mwiza, nta nyama cyangwa vino, ntacyo nasamiraga, kandi sinihezuraga kugeza aho ibyo byumweru uko ari 3 byose bishiriye. Ariko ku munsi wa 24 w'ukwezi kwa mbere nari ku nkombe y'uruzi runini rwitwa Hedekeru. Nuko nteruye amaso mbona umugabo wambaye umwenda w'igitare
yarakenyeje izahabu nziza yacukuwe ufasi, kandi umubiri we wasaga na yasipi, mu maso ye hasaga n'umurabyo, amaso ye yasaga n'amatabaza yaka umuriro, amaboko ye n'ibirenge bye byasaga n'imiringa isenywe, kandi ijwi ry'amagambo ye ryari rimeze nk'iry'abantu benshi. Ni jye Danieli gusa wabonye ibyo, neretswe ibyo, ariko abantu twari kumwe ntibarakabibona, ahubwo bahinze umushyitsi cyane, barahunga barihisha. Nuko nsigaraho njyenyine, mbona ibyo byerekanwe bikomeye, sinasigarana intege kuko ubwiza bwanjye bwampindukiriye ububore, ndatentebuka. Ariko numva ijwi ry'amagambo ye, ntiryumva ngo hasi nubamye narabira ntamusinziriye. Nuko haza ukuboko k'Uhoraho kurambyutsa, kumfukamisha amavi n'ibiganza. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Gusenga ni iki? Haleluya. Gusenga bikingura ijuru, gusenga kwa gusobanurira ibyo udasobanukiwe, gusenga kwa gufasha. Imana ishimwe. Uyu mugabo Danieli yakundaga Imana, agakunda Imana n'abantu bayo. Haleluya. Nyuma za kumva inkuru z'ibintu bizaba ku bantu b'Imana mu minsi y'imperuka, aravuga ati ese ko nabisobanukiwe, aravuga ati ese haba iki, nakora iki, n'iki nabasha gukora kugira ngo mbashe kubisobanukirwa neza, mbashe gushobora no kubisengera. Aravuga ngo noneho reka mfate umwanzuro wo gusenga ibyumweru 3 ndirira Imana. Haleluya. Hari igihe ujya bigukomerana ukabona hari ibintu udasobanukiwe, hari igihe ujya wumva ko ahantu ugeze ari ahantu hakomeye, ukumva amarira agufashe n'agahinda, ukumva uri mu isi irenga ukabura igisubizo, ariko Imana ikuzana ijambo rivuga ngo fata ingamba nka Danieli. Danieli yaravuze kuko nabisobanukiwe. Nawe uko utabisobanukiwe, uko utabishoboye, uko utabifitiye igisubizo. Haleluya. Egera Imana usengera guha igisubizo. Imana ishimwe. Nuko Danieli ngo arasenga, afata ibyumweru 3 arira. Imana ishimwe ko nawe muri ku cyumweru cya 3 niko numvise. Imana ishimwe. Hanyuma nawe iki cyumweru cya 3 mukiriremo. Haleluya. Kugira ngo iminsi 40 mwasenze igira ikintu ibasigira, igira ikintu ibasobanurira, n'abantu bose uzibakomeze kandi haze kwifuza kwanyu. Imana ishimwe. Danieli ngo yaretse inyama, ngo nubwo shari nziza areka kwihwezura, ngo ntabwo yoga mu maso. Muzi ko twe dusenga tukiborosa, ariko Danieli twe nta na kimwe yakoze, kandi ngo n'umutsima wari mwiza arawureka amara ibyumweru 3. Ariko amaze ibyo byumweru 3 kuva agipfukama kuva ku munsi wa mbere nta jwi yigize yumva. Ariko twe tugiye mu cyumba tugasenga, tukumva nta bantu zibise bimanuka, ducika intege. Ariko si uko Imana itakumvise, turaza kumva impamvu ibitera kugira ngo ujye ukomeza gusenga Imana nawe ikumve. Si uko Imana itakumvise. Haleluya. Turasoma ku murongo wa 11 wumva impamvu. Harangira ati yewe Danieli mugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira, haguruka weme, kuko uyu munsi ngutumyeho. Amaze kumvira iryo jambo ndahaguruka mpagarara ntemurwa. Aherako arambwira ati witinya Danieli, kuko yareye ku munsi watangiriweho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe. Amagambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye. Ariko umutware w'ubwami bw'Ubuperesi amara iminsi 20 n'umwambuza. Nyuma Mikayeli umwe mu batware bakomeye aza kuntabara. Amen. Iyo tutangiye gusenga, aha mu kirere hari abadayimoni bitwa Abaperesi. Haleluya. Abari babizi nibazamure. Abari bazi ko hari ubutware bw'Abaperesi bagire gutya. Imana ibaha umugisha. Hari ubwami bw'Ubuperesi Imana ibasha kutwongerera imbaraga.
habayeho gutandukana kw'Imana na Satani. Hari abadayimoni bigometse, bamwe baravuga ngo turajyana na Shitani, abamarayika bagumana n'Imana, ariko ngo hari abandi bavuze ngo twe tuzaba mu kirere, tujya dufata amasengesho y'abasengana intege nke, tujya dufata amasengesho y'abasenga batihamye, tuzatungwa n'abasenga basinzira, tuzatungwa n'abaza gusenga bari gusengera imitima iri mu rugo, tuzatungwa n'abatumva ikibwiriza, abo niyo bazadutunga. Ayo masengesho y'intege nke niyo azadutunga. Abo baperesi baba hano hafi rero mu kirere. Niyo mpamvu iyo ugiye gusenga, haleluya, bigusaba kuzamura isengesho ryawe wihanye, kurizamura mu mbaraga, kurizamura wizeye, kuko uzi ko hari turi kurwana nacyo hano hejuru, abaperesi. Daniel nawe yarasenze, isengesho rirazamuka, n'igisubizo kiraza, ariko ngo abaperesi bafata igisubizo kuko ari Gaburiyeli wari ukizanye. Ariko Imana ibonye gukomeza gutitiriza kwa Daniel. Vuga ngo Imana ibonye gutitiriza kwa Daniel. Iravuga ngo hari Daniel asenze ibyumweru bitatu, ntabwo yacogoye, ntabwo yivovose, none atashye nta gisubizo kubera abaperesi. Ahita afata ngo Mikayire, aramubwira ngo jya kurwana. Mikayire araza ngo azana inkota, arwana n'abaperesi, hanyuma igisubizo kigera ngo kuri Daniel. Imana ishimwe, haleluya. Hari amasezerano dufite atinze gusohora, si uko Imana itayaduhaye twageze dusenge bavandimwe. Imana isohoza amasezerano yacu. Hari amasengesho dusenga turi mu ntege, nagira ngo umuntu wese yongera imbaraga mu gusenga, amenye ko abaperesi bari mu kirere ntabwo bakina. Nugasenga ukina muvandimwe, nanjye singasenge nkina. Imana ishimwe. Ugiye gusenga, tegura isengesho ryawe neza. Imana usenga irumva, Imana usenga ifite ibisubizo, Imana isenga ishobora byose. Haleluya. Nuko Daniel, Mikayire wamanutse, ngabona umugabo wambaye izera. Turasomye ngo ni Daniel wenyine wamubonye, nta wundi wamubonye. Ibanga ry'Imana rimenywa n'abantu basenga gusa. Haleluya. Ntabwo abari mu kabari bamubona, haleluya. Ntabwo bamubona abashumba banje, ntabwo bamubona torero cy'Imana, ariko Daniel niwe wenyine wabashije kumubona. Aramureba, aratengurwa ubwiza bw'Imana. Imana ishe abantu baratengurwa bakagira ubwoba, haleluya. Karatengurwa yikubita hasi yubamye, ariko ngo araza gukoraho. Imana idukoreho kano kanya, haleluya. Imana igira gute? Imana idukoreho, haleluya. Nigukoraho bya bikomere birarangira, nigukoraho wari uri kurira urumva ihumure. Imana igukoreho muri bisi, Imana igukoreho, haleluya. Nanti Imana ikoreho, maze bamaze kumukoraho ngabasha kumva icyamubwira. Imana ishimwe. Yesu ntahinduka, uko yari kera ni munsi ni kwakiri. Yesu ntahinduka, haleluya. Ahangaha nahazanye intego nshaka kubereka ko gusenga dusenga ntabwo dukina bavandimwe. Ntabwo Imana ihinduka ngo twime ibyavuganye natwe, ntabwo izatwima ubugingo. Abantu barahinduka, ariko Yesu ntabwo ajya ahinduka. Imibare irahinduka, ariko Yesu ntabwo ajya ahinduka. Ahangaha mafite imibare, mafite rimwe, muri kuhareba bavandimwe. Iyi rimwe nshobora kuyihinduramo karindwi, cicishamo ikaramu ntihavamo karindwi, akarongo gatambitse havamo karindwi. Iyi kabiri nahinduramo umunani, abemera ko byakwemera ni bandi, nakuramo umunani. Iyi gatatu nahindura nkakuramo 9, nkahuriza ahangaha itangira guta nkahurizamo 9. Iyi kane nayo yabyara 9,
iyi gatanu nayikuramo 8. Haleluya. Ariko 7 ababona twahindura 7 ni bande? Umuntu ubona 7 yahinduka ninde? Urabona hari ahantu wabasha kubikora naho wabikorera. Ababona 8 wahinduka ni bande? 8 urabona hari inzira yasigaye, nta nzira 8 ufite. Ababona 8 wahinduka hari abahari, ariko na 10 ufite ryahinduka. Murabona ryahinduka, 10 ryahinduka, nahitamanira amakarongo bikaza 9 nkaba 19. Ariko 7 n'umunani ntabwo bihinduka. Haleluya. Hari imibare ihinduka, ariko hari imibare idahinduka. 7 n'umubare w'Imana ntabwo uhinduka. Haleluya. Niba hari imibare ihinduka, ariko hari imibare ibiri idahinduka. 7 n'umunani ntibihinduka. Imana ishimwe. Niba imibare ihinduka hagasigara idahinduka, urumva Imana yahinduka. Yaraduhaye Yesu. Imana ntabwo yaduhinduka. Imana ihabwa icyubahiro. Komera rero, komera cyane. Hari ibyo wumva bikakwereka ko wacitse intege, ariko mu by'ukuri imibare irahinduka. Ariko 7 n'umunani ntiwabihindura ngo byemere. Uko niko Imana yacu itahinduka rero. Niko yaduhaye Yesu dukunda. Niko yavuze ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera no gusenga. Nimukomere mu gusenga. Iminsi 40 muri gusenga murabona n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi nagira ngo mbabwire ngo hari igitangaza kigiye gukorerwa kuri uyu musozi muri gusengeraho. Kandi Imana yabwiye nicaye hariya ngo amasengesho yanyu atungishije benshi, kuko mutuye kuri musozi w'umugisha. Imana ihabwa icyubahiro. Rero ijambo ry'Imana twumvise ridukomeze, kandi umuntu wese akomere yumve ko gusenga bigira umumaro. Reka twongere dusome mu Bami ba mbere 8. Dusome ku murongo wa 36. Turasoma mu izina rya Yesu. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Amen. Eliya nabo babona abantu baheze mu rungabangabo, haravuga ati ariko ubundi Imana ni iyihe? Hari abafite Bali, hari abavuga imana zabo. Eliya nawe yari afite Imana ye, ariyo Mana ya Aburahamu na Isiraheli na Isaka. Aravuga ati ariko Imana yanjye nizera ko ibasha guhinyuza izi mana z'aba bantu. Arangije arizera, aravuga ati mu gutanga mu gusenga gatanga igitambo cyane cyo gusenga, hari ikintu kiri bukorwe. Haleluya. Nawe nusenga ujye ufata intego. Amasengesho atarimo intego je ntabwo njya nyasenga. Haleluya. Imana yamamagaye ifite imyaka 9, yaje guca ntiyivuga, ntabwo naguye ngo bitangire nabigunyemo, ariko dushobozwa byose na Kristo utanga imbaraga. Ariko amasengesho adafite intego sinayagusengera. Nawe nje kukubwira ngo amasengesho adafite intego ntukayasenge. Eliya yaravuze ati, nimba ari abantu bari mu rungabanga sinzagendana nabo. Haleluya. Niba ari ugusengera nyine kubona Bibiliya, vuga uti iminsi 40 irarangira mbonye iyo Bibiliya uyitaha, kuko wihaye intego. Nibwo uzamenya ko wanasenzera ingerayo rirenga ku baperesi. Nibwo uzamenya Imana ukorera. Haleluya. Ntukifuze ufite Imana. Haleluya. Haleluya. Ntukifuze ufite Imana. Ni Imana igira ahantu ivana umuntu nk'uko batubikayira n'andi hantu imugeza. Imana ishimwe. Ndashaka kukubwira ko Eliya yari
negere hino. Nta nubwo Eliya we yigize avuga ngo reka banze, yaravuze ati reka aribo babanza. Jya uhagarara ku Mana yawe, Imana ishimwe. Haleluya. Imana yawe uyigirire icyizere, nukumva yuko uzaza kuko wageze mu rusengero gusa. Hari n'ahandi Imana yawe uzayikenera ikagutabara. Ugiye kubura uzayihamagarize. Haleluya. Uwambaye ubusa uzajya mu nzu uvuga ngo ibidabyanze, ntabwo najya kuramya nambaye ubusa kandi gusengura Imana ishobora byose. Senga amasengesho afite intego muvandi. Sinaya gusengera adafite intego, kuko sinamenye ko nasubijwe cyangwa ko gusenga kwanjye kuzamuka kukagerayo. Ariko Eliya nawe aravuga ati nimureke mbabwire, ngaho nimutangire. Haleluya. Yarazi ko Imana yabo ntacyo ishoboye, yarazi ko nta kintu yishoboreye bavanye. Umuntu wese uraha aziwe n'Imana yuko babana. Niba utabizi cyangwa utazi kwikora, tangira kano kandi umenye kwikora. Haleluya. Nari ntuye ku Mugina, Imana ikajya imbwira nzakujyana i Kigali. Kandi Kigali niho natinyaga. Najyaga mu ivugabutumwa, abo twajyanye nkabarinda ngeze ku Ruyenzi. Ntiharasahanje. Rimwe ngiye gusaba Imana irambwira ati hari i Kigali utinya rero nikuzaba. Haleluya. Ariko kuko Imana yabimbwiye ntabyizeye, nabisengeyemo. Ubu ngubu ntuye i Kigali, mazeyo imyaka 3 igiye kuzura. Haleluya. Nabaga ku Mugina bita ku Cyeriyo niho nabaga. Haleluya. Ibintu dutinya aho tubona atadukwiriye aho ngaho. Haleluya. N'Imana jeriga hanawe kuko wasenga. Imana ishimwe. Haleluya. Amasengesho agira intego. Amasengesho ngo agira ikibavanye, agira intego. Kandi Imana dusengera akora. Uko Yesu yari ari wa kera, none munsi ni kwa kiri. Keretse gukiranirwa nibyo wakora gusa, Imana ntikubone neza. Hanyuma Eliya ngo barasenga, abantu ngo barikebye bitera ibyuma, abantu bararira ngo twumvire Bali, ngo dore turapfuye Bali twumvire. Ariko ngo ntajwi na rimwe bigize bumva. Hari n'uwiteraga icyuma ati mvira Imana yacu, Imana yacu irakora. Ariko kuko Imana idashoboye ntacyo bigize batangariza. Nimugoroba hageze, nimugoroba hageze. Bwira umutima wawe ngo nimugoroba hageze. Nimugoroba hageze. Uhura n'umugoroba mwiza nawe ndagusabye. Haleluya. Uhura n'umugoroba mwiza nawe ndagusabye. Yatsengera nk'umuntu ari kuri telefoni, nkamubwira urizeye, ari muri Amerika, ari mu Burayi, he mu Bwongereza, Suwede, akambwira ati ndizeye. Tugasenga Imana igakora igitangaza. Dusengera kuri telefoni, Imana igakora igitangaza. Nagira ngo mbabwire mu buryo bwose wahamagara Imana, Imana irumva igakora. Haleluya. Akavuga ati nashubijwe, agashimira Imana, agakizwa kubera ko Imana yakoze. Haleluya. Hanyuma yari yarababwira ati rero uko bibananiye ngaho nimwigireyo, nanjye mpamagara yanjye. Haleluya. Abigizayo, ufite ububasha bwo kwigizayo ibintu byakuremereye. Wowe ufite, nta wundi muntu ubugufitiye. Twumvise ko abatambyi baduhesha umugisha, ariko nawe hari ibyo ugomba kwigizayo. Ibyo bintu bigukururuka, ibyo bintu by'ibiziriko no ushobora kubyikuriraho. Hari ibintu urambiwe, hari amarira wabwira Imana basi mbabarira, umbabarire rwose uyampoze. Hari ibintu wakigizayo, Imana nayo ikagufasha. Haleluya. Maze ngo Eliya arabigizayo, bigirayo. Arangije ngo n'abasarike gicanira niko dusomye. Haleluya. Amaze kugisana arasenga. Ntabwo yicebaguye kuko abandi bicebaguye. Ntabwo yasakuje kuko abandi basakuje ku
kuva mu gitondo we yasenze nk'umunota ariko arangije aravuga ngo Uwiteka Mana y'Aburahamu na Isaka Isiraheli bimenyekane. Haleluya. Uyu mwanya munini muri iri teraniro ndagira ngo Imana imugere hite bimenyekane. Imana yasenze bimenyekane. Umaze igihe kinini ku musozi ndagira ngo bimenyekane. Haleluya. Umaze igihe kinini ukora uyu murimo, hari abawugusuzuguriyemo, hari ahantu bavuze kuri ariko ntibimenyekana baramenya ko hari Imana iri muri yo. Maze Eliya akimara kuvuga atyo, maze ngo Imana yera imanura umuriro. Haleluya. Bose barumirwa, bose babona Imana ya Eliya. Yabona ko Imana yamwumviye. Bavandi si batugenga Aburahamu kugira ngo Imana umumugisha yamutandukanye n'ibigirwamana by'iwabo, tandukana n'ibintu biri kukuremera. Imana dusenga irashoboye, Imana dusenga irakora, Imana dusenga ifite ubutware, Imana dusenga ifite imbaraga. Haleluya. Imana idushyigikire. Hari uko wayibonye, hari n'ukundi nanjye nayibonye, hari uko wayibonye, hari uko wayiterese, hari aho mwahuriye, hari uko wayibwiye, n'aya masengesho muri gusenga hari ibyo muyifuzaho. Ndabasabira ngo Imana ibibahe mu izina rya Yesu. Ndabasabira ngo Imana ibibahe, ndabasabira kandi ngo n'ubugingo nabwo buzatabaruka amahoro. Haleluya. Heri yarangije kubona Imana kuri uyu murongo wa 38 haravuga ngo uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyose n'ihwi n'amabuye n'umukungugu ukamya amazi yari mu ruhavu yose. Maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye baravuga bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Amen. Abantu bose babibonye bikubita hasi baravuga ngo Uwiteka niwe Mana. Ndashaka ko Imana iguhamiriza ahantu utuye, ndashaka ko Imana ibahamiriza ahantu musengera, ndashaka ko muzamura rukagera iriya naha rukamanuka kuko Imana iri kumwe nawe. Haleluya. 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 Maze Eliya ngo umuriro uramanuka. Hari ikintu Eliya yari yakoze. Eliya yari yamenyeho n'amazi. Njya niyagira kandi nkavuga ngo yanagira ngo batagira ngo yahisemo nk'ikara cyangwa nk'ikindi kintu, amenaho amazi haratoha. Haleluya. Ariko ngo umuriro umanutse byose biribwiriza. Ahari hose haba umukungu leto pistakerebo pasimeriko tajere fanimando umuta ya pifone umukungu wabari uboneka. Haleluya. Imana isibanganya ibyo bintu byanze gusibanganya, hasigara umukungu amahwa wakandagiragamo. Imana yagukura imbere, hasigara umukungu ntabwo babaza amahwa wakanajya mu mukungu ugakomeza, ariko ukandagiye mu mahwa usubira inyuma ugashaka iyindi nzira aho ngaho. Imana itugirire neza. Haleluya. Yesu ntahinduka. Ukuntu yararekera muri munsi ni kwakira Imana ishimwe. Haleluya. Imana yasubije Danieli, Imana yasubije Eliya. Nawe uyu munsi uvuga ngo Imana yanjye nsubize. Iyo ufite gusenga hari ibintu wirengagiza. Musumye nigeze kurwara, nabaga nyine igihugu nyine nkunda ijuru nkarikorera. Ikintu cya mbere baje gukunda iki mu ijuru, numva ko nkunda kuzabona Imana iri kuturirimbira. Haleluya. Ibintu byose ndabikunda pe. Naranarwanza gufanja kureba kiriya gihugu ndazuka kugerayo ni heza cyane. Imigezi niyo ni myiza, amabuye yarasipinye meza cyane, abamarayika korari zikwakira ni nziza cyane. Ariko mba numva Imana iri
si ibintu bikomeye kandi ntabwo bwiraririmba itegereje umugeni. Ibyo byose uzabikura mu gusenga no kwihana. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko naje kubona iyo umuntu apfuye ako kanya hahita habaho kuzana ibitabo bibiri. Igitabo marayika wese agira marayika wandika umurinda. Niho nsoreje. Hanyuma uwo marayika yandika imirimo ukora. Ikuzimu bafite marayika wabo Shitani ne wandika imirimo ukora. Ndashaka kukubwira ko nabonye ikuzimu bakuburana bakakuburana ye n'umuntu wahaye n'urutoki n'ijuru barabyandika. Nimujya bababwira gukora imirimo Imana mujye mukora mwishimye cyacu mugitange wishimye. Ni imirimo ujyana nayipfuye kuko ibindi urabisiga. Amafaranga ntawe nabonye bayashyizeho, ntawe nabonye bashyizeho imyenda, ariko wa wundi wahaye biragukurikira. Hanyuma yamaze kukuburana rero ugutsindiye niwe ukujyana. Hanyuma ikuzimu bagutsindiye warasenga kubiri mumeze ukukuru batangira kugukubita utaramanuka. Ariko iyo wabakoreye ntuvange n'Imana bakumanukana bishimye baguhobera. Ariko ukibeshya ngo wavuze kwa jina la Yesu, ukibeshya ngo waravuze yemwe bavandi barakwikubitira. Narabirebye ndumirwa. Abo twari kumwe bari bazi ko napfuye bari kurira. Hanyuma rero nzabagaruka kubaho ubuhamya sinatinda. Ariko iyo umaze gukorerwa n'ijuru rikujyana, reka mvuge inzira naciyemo. Uhita ugera mu ruzi rudasakuza rufite amazi meza cyane y'urubogobogo arimo ariyamamuye meza cyane. Ubwo hakurya y'urwo ruzi haba hari korali iri kuririmba kandi ije kugusanganira. Nabonaga bafite ikanzu yera. Hanyuma rero iyo kanzu ibarabye iva mu murimo dukorera mu isi. Haleluya. Urwo ruzi uko rugezemo usa n'ugenda umanuka. Je bahuyemo rugeze hano hasigaye umutwe bagahita bamfata. Korali yari iri nkaha uruzi rugeze nka nishimye. Umugeni ntabwo burya n'ubwo murira. Mbona iyo bamubwiye ngo agaruka ari kurira. Ndangije mbona abamanutse abamarayika babiri bihuse baza kumbwira ngo kandagira ngo dukandagira kuko hano ntabwo twivuguruza. Haleluya. Nkandagira aho bakandagira ntangira kongera amazi agenda njya hejuru y'amazi. Nashidutse yakorane nari negereye yishimye iririmba itangiye kujya kure yanjye nanjye nishimye. Niba navuye tena muri rwa ruzi mbona abanyambitse itaburiye yera. Marayika mbona mbwiye nkurakaye nyine ukutuvuga ngo ni Imana ifuha. Ni nka wa muntu uba yarakaye n'isi kuko ikintu bakora bakitaho bakora imbaraga bavuga nyine bibarimo. Apana nk'uko tukururuka nimba ari korali saa sita wowe ukaza saa saba ngo nabanje koga ngo amazi arabura ngo njya kuvoma iriya. Haleluya. Bonyine barabikora natwe Imana idushoboza kubikora. Hanyuma barambwira ngo subira gisujya gusengera abantu. Babimbwira barakaye niko navuga. Nabona bari kubwira subira gisujya gusengera abantu. Nahise jewe mukwanga ati sinahasubira ni habi. Naje kumva amajwi yabo twari kumwe bari gusakuza ngo ndanyeganyeze. Nuko numva bari kunsukaho amazi ngo barebe ko nongera kunyeganyega. Haleluya. Ariko napfuye ndagaruka ndahabona aho tujya harahari. Amamashini atatera bera arahari. Inzu yawe ntawe uzayikubakira. Mfite musaza wanjye warwaye aza gutaha ageze ngo asanga wagiye kuryama buri gitanda. Imana iramubwira ngo subira wese ujya gukorera igitanda. Arongera arazuka. Yeba avandi nimba bari kugarurwa n'igitanda wowe ugesheje hehe? N'ibikoro bikunze uzagororerwa. Haleluya. Tuniboneye n'ibyo amasahara yatwara. Reka ngarukira. Ariko umuntu wese narizanye intego yo gusenga. Naretse kubabwira ko igihugu tujyamo gihari. Naretse kubabwira ko hari Imana ijya yomora ibikomere. Naretse kubabwira ngo muhumure Imana izaturirimbira
iduhoza amarira. Abacu babuze tuzamenyana. Haleluya. Abacu twabuze tuzababona. Kandi nimuhumure, iwacu nta mubabaro uriyo, nta marira, nta rupfu, nta gutaka no kuboroga, tuzaba mu mahoro. Imana twishimire. Waba ufashijwe n'iri jambo, waba wumva Imana yakongera imbaraga mu gusenga, reka nahamagara umushumba wacu azabafashe gusenga Imana. Muhagurutse. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Sashimye tugiye gusenga Imana. Murabizi ko turi mu bihe byo gusenga. Ndemeza ko intumwa y'Imana muri ibi bihe turimo byo gusenga. Niyo mpamvu twongeye gukangurirwa gusenga kandi tugakora imirimo y'Imana kuko imirimo izaduherekeza. Imirimo izagira gute? Imirimo myiza iraduherekeza. Makanzu yera niyo Imana ishaka yuko twambara, kandi imirimo yo gukiranuka niyo myenda yera. Yesu ashimwe cyane. Rero tugiye gusenga Imana Yesu kugira ngo Uwiteka Imana abana bawe babashe kwakira mwami ibitangaza byawe, babashe kwakira imigisha wabageneye. Uwiteka turabasengera, turabasabira. Ndasabira abakobwa bari hano, ndasabira abasore bari hano, ndasabira abagabo bari hano, ndasabira abagore bari hano, ndasabira abakecuru n'abasaza, abana batoya. Uwiteka bamaze iminsi bafite ibyifuzo, hari ibyifuzo mwami bamaze imbere, bamaze iminsi bashyira imbere yawe nyakubahwa Imana. Ndakwinginze cyane kugira ngo Uwiteka Imana ubwami bw'ubuperesi nibukurweho mu izina rya Yesu, nibutsindwe nibukubitwa hasi, kugira ngo buri muntu wese mwami Uwiteka yakire icyo wamugeneye. Hari ibyifuzo Uwiteka bamaze iminsi basengera, hari ibyifuzo bamaze iminsi bazana imbere yawe, nyamara Uwiteka bategereje ibisubizo ntabyo bigeze babona. Ariko Uwiteka Imana dusobanukiwe yuko hari ubwami bw'ubuperesi bujya bwitambika ibisubizo byacu. Reka wese marayika Mikayeli aza kubitarimbure, akureho inkike zose z'abazimu n'abadayimoni, inkike ibikuta byose turabirika mu mbaraga z'Umwuka Wera. Uwiteka reka buri muntu wese umuhuze n'umugisha we, buri muntu wese Mana n'umuhuze n'igisubizo cye, buri muntu wese mwami Uwiteka n'umuhuze n'igitangaza cye, buri muntu wese n'umuhuze Uwiteka Imana n'umugisha wamugeneye. Reka Mana wigaragaze, reka Mana wiheshe icyubahiro, reka Mana ukore ibintu bitangaza, reka uhindure amateka yacu, uhindure amateka y'abana bawe mwami. Abo wahaye amasezerano, hari abo wasezeranyije mwami, hari abo wahaye amasezerano Uwiteka bifuza ko ayo masezerano asohora. Reka Mana uyasohoze, twese Mana udusohoreze amasezerano. Ibyo wavuganye natwe mwami, reka Mana ubisohoze, kuko uri Imana itakibeshya, kuko uri Imana isohoza amasezerano, kuko uri Imana igira ubuntu n'imbabazi. Urakoze Data kuri Imana yumva. Subizamo imbaraga abana bawe mwami bacitse intege, bitewe mwami n'inzira mwami n'urugendo Mana bagenze rurerure, bitewe n'imiti bagutegereje Mana bakakubura. Mwami nubasubizemo imbaraga, basubizemo imbaraga z'Umwuka Wera, kandi Mana bahabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu.